ndagushima ndagushima ndaguhimbaza wowe Itangiriro 27. Kita cyane umurongo waho 30. Kita cyane wahageze niba twese twahageze umutwe w'amagambo ngewe na wise nubwo agiye kuwusoma banza usome. Esau asabana amarira umugisha. Esau asaba umugisha ariko awusaba n'iki? Amarira. Ngewe na wise kugarurirwa ibyacu turimo kunyagwa. Imana tugaruriza ibyawe wanyazwe. Kandi muri aya mezi asigaye Imana igaruza ibyawe wanyazwe. Nanibuze ngo Imana igaruza ibyawe wagize gute? Nambaze ngo hari ikintu cyawe cyanyazwe wibuka? Hari icyo waba wibuka? Hari icyo waba wibuka? Mubwira ngo Imana igaruza ibyawe byanyazwe. Imana igaruza ibyawe byanyazwe muri uyu mugoroba. Imana igaruza ibyawe byanyazwe muri aka kanya. Imana igaruza ibyawe byanyazwe mu rugo rwawe. Imana igaruza ibyawe byanyazwe muri aka bawe. Imana igaruza ibyawe byanyazwe muri famiye. Zamura haleluya. Imana igaruza ibyawe byanyazwe. Uneza amatwi hano kandi wakora n'igisubizo cyawe. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo mugarurizwe ibyanyu byagize bitari byanyazwe. Hari ikintu cyawe cyanyazwe uyu munsi Imana ikigarure mu biganza byawe. Soma nyine 30. Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha. Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha. Yakobo akiva mu maso ya Isaka. Cyane Yakobo akiva mu maso ya Isaka. Ya Isaka kwagiye ise umbeza ntuze kwaga ntuze. Esau mukuru we arahinguka nawe ateka inyama ziryoshye kandi zari ziryoshye. azizanira ise abwira ati data byuka urye umuhigo w'umwana wawe kugira ngo umeshe umugisha. Isaka se aramubaza ati urinde. aramusubiza ati umwana wawe w'imfura Esau. Isaka ahinda umushyitsi mwinshi cyane ati ninde wahize umuhigo akawunzanira nkaba nariye kuri byose yazanye kuri byose utarazi ukaba utari wazi nkamuhesha umugisha. nari nakubwiye ngo Imana igaruza ibyawe byageze gute? kandi koko azanawuhabwa. Mbwira umuntu ujyayo ngo hari abantu bamaze kubona umugisha ariko barawukunyaza kandi barawubonye kandi barawutwaye. Mwari muzi ko umugisha w'umunyagano ugira umumaro ku muntu? Muramenye
mungere ngo nta bantu bakunyaze umugisha ukabibona uyu munsi bakaba bameze neza nibo bawuvanyeho mungere ngo Imana igaruze ibyawe byanditswe mungere ngo Imana igaruze ibyawe byanditswe ndashaka umuntu ufite apeta pana kubikora imbagara wari mutabikeneye byibere ariko mungere ngo Imana igaruze ibyawe byanditswe mungere ngo kubwira agaciro kugaruza ibyawe byanditswe mungere ngo agaciro kwakira ibyawe byanditswe zamura haleluya ngo ibiki musumi nagiye muri restaurant akababwira yego naba muri restaurant ngiye yo musaba burya reka bica kabirwa nta kibazo iyo umuntu agiye muri restaurant azi kurya cyane akajya kuri hahandi bisavinga nta mikino agira kuko ntabwo aba yitaye kumureba icyo yitayeho ni inda ye n'amafaranga yagize gutegeka kandi nta kibazo kiba kirimo noneho hari igihari y'umurenga neza arambura agashyiraho akantu gatoya akajya yamara kurya abandi bakabitindaho bakajya batura imibiri bicaye aho wakatangira yumva ntazanye byinshi kandi atari busubire bwagahe mbwira umuntu mwicaranye mu rwego y'ibye yarabibonye ntumwishinge kubera ko wowe waranyazwe barakure baranyazwe uta cyane tugendera Esawu yumvise amagambo ya se aboroga umuborogo ararira umva umwana wabuze agaciro ko kunyago hano mu bitatu mwana yarazi kunyaga icyo bisobanuye yarazi umuntu agiye kujya kuvuga ko bamunyaze yarazi icyamuze ko kingana yarazi ko agiye guhinduka umuntu wa feza kandi yari umuntu ukomeye yarazi ko agiye kuzasamiza kandi yageze gutunga ararira ngo yegera papa ngo ntiwampaye kumugisha musare kugira ngo ndamuhuhe abanyamwe ngo papa ntabarake gasigaye mbabwira ngo ahumase abanyamwe ngo wandere n'agakeya abanyamwe ngo ntakasigayemo umwana ararira bari bamunyaze kandi uwo mugisha bamunyaze niyo wagombaga guhabwa ndashaka umwe n'umuntu ikiganza ubwira ngo Imana iri gusubiza ibyo bakwambuye hari igituma bigomba kugaruka hari igituma bigomba kugaruka mu ruhande rwawe ngiye gusohoka inoti iranjyanye ariko no problem Esawu yumvise amagambo ya se aboroga umuborogo mwinshi umunyamubabaro abwira sati njye nanjye mesha umugisha data wambyaye aramusubiza ati murumuna wawe yazanye uburiganya niba umugisha wawe aramubwira ati Yakobo ni Yakobo izina n'iryo muntu ujyanye mu ntabwo urabona Yakobo ntabwo urabona Yakobo bakuriganye urugo rwawe rusenyuke ntabwo urabona Yakobo bakuriganye akazi kawe kakwibe ntabwo urabona Yakobo bakuriganye diplome yawe yibuwe ntabwo urabona Yakobo bakuriganye amafaranga yawe abayabaya ntabwo urabona Yakobo mwereke fiyanse urebe Yakobo habuja Yakobo mwereke umwana wabyaye kandi we amufigisha haramukintu Yakobo haleluya mumpera ikiganza mubwire ngo ariko uyu munsi Imana igaruza ibyawe Yakobo yatwaye Imana igaruza ibyawe Yakobo yatwaye ariko mubwire ngo nawe uraza kubigiramo uruhare kugira ngo bigaruke uraza kumva icyo ijambo risobanura uraza kubigiramo uruhare Yakobo ni Yakobo koko izina n'iryo muntu ubu ni ubwa kabiri andiganya yankuyeho ubutware dore nanone ankuyeho umugisha yankuyeho ubutware yari yamusuzumuje uriya mwana w'abavuza
nta mugisha wasigiye. ntawe wasigiye. Isaka asubiza Esawu ati rero namuhaye kugutwara, namuhaye kukuyobora na bene se bose. twagiye nabamuhaye na bene se bose nabamuhaye yego kuba abagaragu be, bazabagaragu be. kandi namugaburiye vino n'imyaka n'impeke. nagukorera iki mwana wawe? nagukorera iki mwana wawe? Ikibazo. ngo papa waratekereza, Agukorera iki? nje kubwira ngo na nyuma ya zero. ngo papa waratekereza mu bifatika byari byarangiye yakura mu kigega aho yagombaga gukura umugisha hari harangiye. umva ijambo yamubwiye, ngiye kurikubwira. umva ijambo yamubwiye. nanjye beshumisha Esawu araturika ararira. Isaka se aramusubiza ati ubuturo bwawe buzaba kure y'umweru w'ubutaka. ubuturo bwawe ntibuzegera umweru w'ubutaka. muri make nta mugisha uzabona uturutse hehe mu butaka. buzaba kure y'ikime ikime kiba mu ijuru. nyarutsa cyane. inkota yawe niyo izakubeshaho. ahita ahabwa umurage wo kuzajya ahiga. yagombaga kuzaruhuka guhiga. bagomba ku murimo mubi nk'uriho muri iyi minsi. kandi uzakorera murumuna wawe. uzajya ukora murumuna wawe. wibuka azajya akorera murumuna we kandi akora mu bye. akora mu mugisha yakagombye kuba ari mufite. kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushizeho. uzikuraho uburetwa yagushizeho. uzikuraho uburetwa yagushizeho. Esawu ashaka kwica Yakobo. wicare. Imana iguha umugisha. twemere Imana amashyi cyane. ijambo yaramubwiye aravuga ngo papa nta wundi mugisha ufite. ngo sara mwitegereza aramubwira mwana wanjye mubwire nakabaga kwimisha namuhaye wese nawumaza narinze ko ari ndimo kuwuha, ariko reka nkubwire icyo kiza gutabara ni ugoma. muri make kugoma bishatse kuvuga ngo nushyiramo imbaraga, nushyiramo akete, haleluya, uzakurikirana umugisha wawe wagiye uzagira gute, uzawugarura. ariko nuba umunebwe uzapfa ukorera abandi cyangwa wishyize amaboko inyuma. nugoma ubutanze abaganiriza ku ijambo ry'ibyo ngo nugoma mukomereze hepfo uko byagenze. uyu munsi umaze iminsi ufite waranyazwe, ufite umugisha ariko barawukunyaze, ufite umugisha ariko barawujyanye. Imana yavuganye nanjye aya magambo irambwira ngo ugarurirwe ibyawe wagize gute umwanzwe. ugarurirwe ibyawe wagize gute, akira kugarurirwa ibyawe wanyazwe, akira kwakira ibyawe wanyazwe, akira gusubizwa ibyawe wanyazwe, akira gusubizwa akazi kawe wari warabuze, akira gusubiza amahoro yawe wari warabuze, akira kubona umwana wawe none ubyare ntupfushe, akira kubona diplome wari waranyazwe. Perezida Imana icyubahiro n'ibinyurwa cyane, Perezida Imana icyubahiro n'ibinyurwa kunyumva neza, kubera Imana amashyi cyane. muri Yesu ntabwo habamo kwikorera, ntabwo habamo kunerwa, muri Yesu ntabwo habamo kugira ngo usinzire, muri Yesu ntabwo habamo umuntu ugenda azarira. muri Yesu ijambo rero ukuza ngo umunyembaraga kizaza n'iki. ndagira ngo babwire mesaje mfite uyu munsi. icyo Imana igushakaho ni uko egera Imana cyane, Imana igaruza ibyo yabagize gute Yesu. mumbwire ngo guhera uyu munsi muriganya wandiganyaga ntabwo azongera. mumbwire ngo namenye aho bipfira, mumbwire ngo umenye aho bipfira.
umuriganya ntajya ruha, umuriganya ategera hafi. Ntabwo basobanuye neza iriya jambo, ntabwo basobanuye. Uzi ukuntu we yagiye, uzi ko umwana agiye guhiga mu ishyamba kujya kuzanira inyama ziryoshye, umwana akagira nyina agahita amubwira tekinike y'ukuntu bagomba kubikora kwiwe yirukanka. Ngo ariko uriya mwana nyina uriya mwana yari yaragenzweho na nyina w'uriya mwana no kuva na kera, yari yarabuze ko azamuhindura umuntu wo hasi, agize amahirwe abona arabikoze. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kubera uyu munsi mesaje Imana yambwiye ngo mbe ndi kuvanyeho uburetwa, ikuvanyeho uburetwa bumaranye iki? Uburetwa bumaranye iki? Igihe kinini Imana igiye kubukuraho. Igiye gusenga Imana bitwara. Imana ikuvanyeho uburetwa wa mukobwa, Imana ikuvanyeho uburetwa wa mubyeyi, Imana ikuvanyeho uburetwa wa mugabo, Imana ikuvanyeho uburetwa wa mama. Ukavugire bakubwire haleluya, haleluya. Imana ikuvanyeho. Ndasojeje. Mana urakoze kuko ukuriho abantu uburetwa bari bamaranye iminsi, urakoze kuko